Yeah. Okay. Aha gafilimi kacu ku gatangi barakureka afande wacu rero yazaga afite ihene ebyiri muri ubwo buryo kumba atambutse hano hari ibyasimbutse muri buno buryo biraza kimwe gifata ihene ikindi gifata icyo bita sekateri bita bikata umugozi kumbi hari wabibonye ku rundi ruhande rudomoro wacu wana arabyitegereza 5 kwa 5. Hey, kuri kino reberero sasa wana yarabarebye ibyo barimo baragenda bafata ya hene bayikubita mu dustbin bitonze barongera basubira hehe muri positeri zabo. Wana afande gushaka ihene rero indi hene se kandi gira afande kwitegereza inyuma arayibura kumbi ku rundi ruhande iki ngiki cyabibonye mubyibuke neza cya rudomoro. Ihene se gihemo kabyaramwe afande asubira inyuma kujya gushakisha indi hene havuze icyo atazi nuko bayimukokoye rero sasa. Wana ukurikira unarebe atagira ikigucika. Aya basi filimi irakomeza uru rwo ku ruhande narwo ruhita rwongera rwimeza neza nkaho nta cyabaye gusa ruri gucunga muri ubwo buryo bamwita rudomoro wacu. Wana afande araza anyura kuri bino bisitati. Wana muri ubwo buryo afande ageze hano rero aravuga ati se ihene koko ubaka kanya yisijya he kweri. Afande wacu ntabyumva neza yaragarutse ngabo rero sasa araza bihagarara imbere neza rwose yitonze. Wana ubuse koko indi hene aka kanya isijya he. Afande wacu nari kubyumva neza rwose byamucanze yifashe mu mayunguyungu rwose byaramucanze biramuvangavanga ngabo rero arakora iki ukurikira unarebe. Aya basi afande wacu rero yahise akomeza urugendo nta guhagarara. Wana afande wacu rero yarerekeye arigendera. Afande Sitevo wacu rero yari macinga arigendera rero sasa muri ubwo buryo yaremeye araheba. Afande Sitevo wacu rwose nukagenda aramacinga uko amacinga kino niko kimwitegereza muri ubwo buryo ngabo rero cya rudomoro cyacu kiramureba muri ubwo buryo. Wana afande yarazamutse rero agicaho uko agicaho rero cyahagurutse porampora cyitonze n'ibindi bisambo byose. Wana kirakarenga gisubira havuye ngabo dore uko babisikanye wo gacwa we. Afande yarazamutse kiriya kijya hariya hari ibisitati muri ubwo buryo maze kiraza. Wana kirabyitegereza bino bigingara. Wana mwebwe ko ari muzi ko ntababonye koko yarabisetse cyane atangira kubikomakoma byanga kubuja urave kubisitati by'imyaka rero sasa. Wana mwabaginga mwe mubuje arongera bakubitaho gake byanga kunyeganyega. Uyu nta kindi yakoze ibi biramwitegereza muri ubwo buryo. Wana kuri kino rero sasa uko bimwitegereza rero uyu yafashe inose agiye kujya kubita buretse gato shandi umuntu utazakura ibara. Wana cyaramanutse rero muri ubwo buryo noneho wowe uradushakaho iki ati mwabaginga mwebwe ibyo mwakoraga byose nabitegerezaga. Wana ati rero rwose genda gake mumi iyo hene irimo hano sha huya natwe turayikeneye. Mwabaginga mwe mumereze vuba cyangwa nge kubaraburiza. Wana mukuremo vuba kuri kino reberero sasa afande ku rundi ruhande urugendo rurakomeje neza ukuri kino reberero sasa. Wana kumbi uyu nguyu ku rundi ruhande ihene yayikuyemo yitonze ngabo rero sasa arangiza abavuga ati mwebwe mwabaginga mwebwe mugira ubwenge muriba ntasoni mugende mwabaginga mwe. Wana nta kindi yakoze rero yahise avaruza ibisitati byacu uravi kubi imyaka rero sasa arigendera. Ibisitati byacu rero nabyo byasigaye hano bireba hejuru y'imifuka y'ishati ngabo rero sasa umuginga shara bona ibintu adukoreye. Wana ibisitati byacu nabyo byasigaye hariya muri ubwo buryo. Uyu nguyu yarakomeza urugendo ku kanya ibisitati bita bikarenga birigendera.
tuvuye hariya rero barakwereka hano hari umukire utegereje. Ewana Agaba Innocent yaje gukira, arategereje sinzi uwategereje. Bakongera bakakwereka afande wacu nawe ari kuza kurura agahene, mwibuke kandi bakamwibye. Abo hari nako filime bagise The Soldier's Goat cyangwa se ihene y'umusirikare. Ngabo rero sasa ariko ntabwo ari umusirikare w'ihene, ahubwo ni ihene y'umusirikare. Ngabo rero sasa barakwereka rero afande wacu yazagana he aho umukira ari. Ngabo tebuka kumba afande yaraje hano. Ngabo rero ati se noneho kuzanye ihene imwe kandi nagutumye ebyiri. Ngabo ihene ebyiri rwose uranyihanganira, indi nayibuze barayintwaye rwose. Kuri kino narebere ruzaza ubwo rero ndakwishyura yimwe. Ngabo gusa afande byamubabaje cyane ndetse byanamucanze ntabyumva neza. Uyu yabaze inote z'amafaranga y'ihene imwe. Akira nkwishyura y'ihene imwe kabisa, ayindi ntabwo nayaguha kuko ntayunzaniye. Ngabo rero sasa ariko ibintu nkoreye ntabwo ari iby'i Rwanda. Ngabo rero sasa umukire bamuhaye iki? Bamuhaye ihene ye amaze kugura, ubanza agura ihene we. Ngabo afande wacu nawe ahita turning about, arikomereza arigendera, aramacinga byo kama soja kama komando. Wana afande wacu rero kwa macinga agenda. Ni nako nkubwira ngo uyuko gukora subscribe uri muri mushyashya kuri channel kugira ngo ibintu byose bigende fresh sana. Wana turakomeje. Barakwereka afande wacu yarimo amacinga, kumba afande yitegereje ku ruhande, arebye neza abona ahandi yari ahagaze bya bisitati nta bigihari. Afande wacu biranibiki kandi afande wacu arasatira. Afande wacu rwose yaraje aritegereza ibi ni ibiki hano, siho hari ibistatira bihagaze hano. Wana byaramucanze rero sasa afande wacu bisitati byari bihagaze hano se kandi byagiye kweri. Aka kanya manyuze se bise bigenda. Kombi ku rundi ruhande barakwereka icyitwa cya Rudomoro gikomeje kwirukanka n'ihene mu ntoki. Urave kubiyi myaka rero sasa cyarirukase, kumva uko kirukanka afande yaje yihagarara ku rundi ruhande ku gipangu kiri hano rwose byamucanze. Ako kanya yagiye kubona abona hari umugingo uzanye ihene hariya hirya. Wana yitereka hasi. Iriya si ya hene yanjye. Afande wacu byaramucanze. Wana kiriya sinzo cyamagaye kuri telefone. Kuri kino nareberero sasa tebuka rwose ndahari. Afande wacu bari kubyitegereza. Iriya hene ni yanjye byanze bikunze tu. Ukora cyo nareba akantu ku kandi nyaboneka atagira kagucika. Wana kumbi wa mukiri ugura amahene niwe bari bahamagaye. Wana yaraje. Ngabo ukwaza rero yaje kureba ihene bamuzaniye. Afande wacu nawe aza porampora nk'abandi bakomando bose, gake bucece mu karitsiye. Wana afande wacu arasatira kama soja, umuntu wakoze ikosi rya komando amezi 9 nk'uko yabimbwiye. Wana yaraje rero yitonze agituruka inyuma nticyamubonye. Umukire wacu we ari kureba ihene nimba koko ari ihene imeze neza. Iki cyaraje bahita bagifata gitangiye kwishyuza amafaranga. Wana none se wowe uri mu biki? Buretse wowe wibyitambikamo, iyi hene ubona ni iyanjye. Ati rwose ntabwo ari byo, ntabwo ari iye, ahubwo meza ayo mafaranga wari ugiye kumuha. Afande wacu rero bamuhaye amafaranga y'ihene iwe. Ati rwose nta kintu mbiziho. Nta kintu biziho. Ati rero wa muginga we sasa niwe wari wananyibye, reka nze nkwereke. Afande yafashe umuginga rero muri ubwo buryo aramutambikana, icyo bita kumutambikana, amujyana muri ndabyemeye. Ari naka gafilimi kacu kagera ku musozo wako. Aya basi mwabantu mwe rero nongere mbabwire ngo mwirinde kwiba, kuko kwiba nta keza kabyo. Kwiba bibarisha nabi, birakubitisha birangira nabi sana. Nuko rero gahunda zimeze. Imana ibandebera icyoroshye mwe mwese twabanye muri kano gafilime. Ndabakunda cyane. Bye bye.